hamwe gushima Imana yongeye kuduha amahirwe yo kuboneka imbere yayo muri iki gitondo. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Twicishije bugufi dusenge. Data wa twese, muremyi wacu uri mu ijuru, abana bawe turagushimye muri iki gitondo kuko urukundo rwawe rutarondoreka nirwo ruduhesheje amahirwe yo kuboneka imbere yawe. Izina ryawe rihimbazwe. Amaraso ya Kristo niyo yaduhesheje gucungurwa. Muri we nimo dufite ubugingo, muri we kandi nimo tuzamuye aya majwi yacu tuyerekeza kuri wowe, tugushimira ibyiza byose wari utugirira, icyubahiro no gushimira ibibi byawe. Tugiye kwiga ijambo ryawe, ariko turi abanyantege nke. Turinginze cyane ngo umwuka w'Imana amanukire kutwigisha, ayobora intekerezo zacu ku gukiranuka kw'Imana. Ubwenge bwacu butibeshya na gatoya bukajijisha isi, ahubwo wowe utuyoboze ukuri kwawe, maze ibyanditswe byera uko Kristo yabisomaga ari kuri iyi si ndetse akabisobanura, aba ariko natwe twumva iryo jambo kandi turisobanukirwe. Mu izina rya Yesu umukiza wacu, amen. Twongeye gushima Imana kuko tugize aya mahirwe yo kuboneka imbere yayo kuri uyu munsi wa mbere w'iminsi 7. Ni amahirwe atangaje, nubwo tubona bucya bukira, ariko amaso yacu aramutse atekereje, amaso yacu aramutse arebye, ubwenge bwacu bugatekereza, tukabona intambara ikomeye irwanirwa muri iyi si n'umurimo abamarayika b'Imana badukorera, twabona yuko turi mu ntambara ikomeye. Ariko amahirwe aruta ayandi dufite nuko dufite Kristo twiringiye, nuko ijambo ry'Imana twarigize umuyobozi wacu. Ndasaba Imana kugira ngo umuntu wese ugiye gutega amatwi iki cyigisho, ibyo ngibyo abigira intego. Ijambo ry'Imana, Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine aba ari yahindura umuyobozi we. Tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo atangirira kuri Mose. Uwatangiriye kuri Mose ninde? Mbese uwo tugomba kwigana ninde? Uwatangiriye kuri Mose ni Kristo. Uyu munsi isi yose irizihiza umunsi mukuru wa Pasika. Uyu munsi wa mbere y'iminsi 7, mu by'ukuri ijambo ry'Imana ntabwo rivuga yuko Yesu yapfuye ku munsi wa mbere w'iminsi 7, ahubwo yazutse ku munsi wa mbere w'iminsi 7. Ijambo ry'Imana ritugaragariza yuko Kristo yapfuye ku munsi wa Pasika, kuko ari we mwana w'intama wa Pasika, ari umwana w'intama watambwe. Azuka ku munsi w'umuganura, ari wo munsi wa 16 w'ukwezi kwa Nisani cyangwa Abibu. Nyamara isi yose yaguye mu kinyoma cyahimbwe mu buryo buteye ubwoba, aho abantu bibwira yuko uyu munsi wa mbere w'isabato, umunsi w'umuganura, uwo munsi wahindutse umunsi wa Pasika. Mbese ibyo bikomoka he? Igihe cyose abantu batayobowe n'ijambo ry'Imana, bagomba kwihimbira ibyabo binyuranye n'iby'ijambo ry'Imana ryandikishije. Tugiye kureba mu gitabo cyo Kuva aho Pasika ya mbere ivugwa. Mu gitabo cyo Kuva igice cyaho cya 15. Kuva igice cya 15. Kuva igice cya 12.
Uwiteka abwiriza Mose ibya Pasika. Ahangaha niho handitse ijambo Pasika bwa mbere muri Bibiliya. Haranditswe ngo Uwiteka abwirira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababera imfura y'amezi, kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka. Mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose ku wa 10 w'uku kwezi, umuntu wese yendera umwana w'intama uko amazu ya ba se ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Kandi niba inzara nto itari bumare umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, babufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, aba ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Murongo wa 5. Umwana w'intama wanyu cyangwa w'ihene ntuzagire inenge, uzabisekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene. Murongo wa 6. Muzawurindiriza umunsi wa 14 w'uko kwezi, iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba. Iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba ku munsi wa 14. Abalewi igice cya 23. Igitabo cy'Abalewi igice cya 23. Abalewi igice cya 23, tugiye guhera ku murongo wa mbere tumanuka. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, iminsi mikuru y'Uwiteka mukwiriye kuranga ko ari amateraniro yera, iyi niyo minsi mikuru yanjye. Mu minsi 6 barimo imirimo igikorwa, ariko wa 7 ni isabato yo kuruhuka, n'uwo guterana kwera, ntimukagire umurimo wose muwukoraho. Ni isabato y'Uwiteka yo kuziririzwa mu buturo bwanyu bwose. Iyi niyo bita weekly Sabbath. Noneho tugiye kureba amasabato. Iyi niyo minsi mikuru y'Uwiteka, niyo guterana kwera mukwiriye kujya muranga mu bihe byayo byategetswe. Mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa 14 nimugoroba, hajye habaho Pasika y'Uwiteka. Aya magambo niyo twabonye mu gitabo cyo Kuva igice cya 12, ndetse tugiye kuyareba no mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 16. Umunsi wa 14, Gutegeka kwa 2 igice cya 16, umurongo wa 1 n'uwa 2. Gutegeka kwa 2 igice cya 16, umurongo wa 1 n'uwa 2. Ibya Pasika n'iyindi minsi mikuru. Gutegeka kwa 2 igice cya 16, umurongo wa 1 n'uwa 2. Ujye uziririza ukwezi Abibu, uziriza Uwiteka Imana yawe Pasika, kuko mu kwezi Abibu ari mu Uwiteka Imana yawe yagukuriye mu Egiputa nijoro. Ujye utambira Uwiteka Imana yawe ibya Pasika byo mu mikumbi no mu mashyo, ubitambira ahantu Uwiteka azatoraniriza kuhashyira izina rye ngo rihabe. Pasika yabaga mu kwezi kwa Abibu ku munsi waho wa 14. Tugiye kureba mu isezerano rishya ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Luka igice cya 23. Haranditse ku murongo wa 44. Nuko isaha zibaye nk'esheshatu haza ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Izuba ntiryava, umwenda ukingiriza hera cyane n'urusengero rutabukamo kabiri. Yesu avuga ijwi rirenga ati, data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Nuko umutware w'abasirikare abonye ibibaye ahimbaza Imana ati, ni ukuri uyu muntu yari umukiranutsi. Tumanuke ku murongo wa 50. Umuntu witwaga Yosefu yari umujyanama wo mu Bayuda w'umunyangeso nziza kandi ukiranuka. Uwo ntiyafatanije n'inama zabo n'ibyo bakoze. Yari umunyarimataya, umudugudu w'Abayuda, nawe yategerezaga ubwami bw'Imana. Nuko ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu, arayibambura izinga mu mwenda w'igitare, ayihamba mu mva yakorogoshoye mu rutare itarahambwamo. Hari ku munsi wo kwitegura isabato yenda gusoma. Uwo munsi hari Vandredi. Nuko abagore bavanye na Yesu i Galilaya bamukurikiye, babona imva n'intumbi ye uko ihambwe,
basubiraho batunganya ibihumura neza n'imibavu, kandi ku munsi w'isabato bararuhuka nk'uko byategetswe. Noneho tugiye kureba kuzuka. Yapfuye umunsi wa Pasika. Ku wa mbere w'iminsi 7 kare mu museke bajya ku gituro bajyanye bya bihumura neza batunganije. Ubwo yapfuye ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa Nisani cyangwa Abib. Arahambwe kuri uwo munsi uko yapfuye ku isaha ya 9. Arahambwe umunsi w'isabato ari mu gituro. Azuka ku munsi wa mbere w'iminsi 7 kare mu museke. Ibyanditswe bivuze yuko azutse ku wa mbere w'iminsi 7. None tugiye kureba icyo Pawulo yabivuzeho. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5 ndetse no mu gice cya 15. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 7. Nuko mwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mubirobere ishya mwe mutakiri umusemburo wa kera kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Urupfu rwa Kristo rwabaye ku munsi wa Pasika. Kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Nuko rero tujye tugiriza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ari ugomwa n'ibibi, ahubwo tugira imitsima idasembuwe ariyo kuri no kutaryana. Kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15. Tugiye kureba rero Kristo yazutse ryari. Pawulo agiye kubisobanura ko ari ku munsi w'umuganura. Nk'uko bose bakojwe gupfa na Adamu ku murongo 22 na 23, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo, ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura, hanyuma ba Kristo bakazabona kuzuka ubwo azaza. Kristo rero yazutse ku munsi w'umuganura. Ubyigisho twakoze bikurikirana, twabonye Pasika, tubona imitsima idasembuwe, tubona umuganura. Kristo rero ntabwo yazutse ku munsi wa Pasika, ahubwo yapfuye ku munsi wa Pasika, ahubwo azuka ku munsi w'umuganura. Tugiye rero kureba uburyo Kristo yasobanuraga ibyanditswe, kugira ngo natwe igihe twiga ijambo ry'Imana twe kwishingikiriza ku byo twumvanye abayobozi b'amadini yacu, ahubwo twigire kuri Kristo. Umuntu umwe yambwiye ati, mbese icyaba cyiza si uko twavuga Kristo ibyo bindi tukabyihorera? None ibi bintu tuvuga ni Kristo cyangwa si Kristo? Uyu niwe Kristo nyakuri. Kristo wazutse kuri Pasika. Uwo Kristo ntabwo ari we Kristo ibyanditswe byera bivuga, ntabwo ari we waducunguye. Twacunguwe na Kristo wapfuye kuri Pasika, akazuka ku munsi w'umuganura. Luka igice cya 24 umurongo wa 27 aranditse, atangira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanura mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Mu gitabo Uwifuzwa ibihe byose paje 541 haranditse, mu masaha ya nyuma ya saa sita y'umunsi Yesu yazukiyeho, ubwo ni ku wa mbere w'iminsi 7, abigishwa babiri bari mu nzira bagana Emawusi, umujyi muto wari uherereye ku ntera y'ibirometero hafi 13 uvuye i Yerusalemu. Ntabwo abigishwa bari barigeze baba ku isonga mu murimo wa Kristo, nyamara bamwizeraga nta buryarya. Bari baraje mu murwa kwizihiza Pasika, kandi bari bababajwe n'ibintu byari bimaze iminsi mike bibaye. Bari bumvise inkuru yavuzwe muri icyo gitondo y'ukuntu umurambo wa Kristo wakuwe mu gituro, ndetse n'amakuru y'abagore bari babonye bamarika kandi bahuye na Yesu. Ubu rero bari basubiye imuhira kubitekerezaho no gusenga, bicumye urugendo rwabo rw'ikigoroba bababaye, baganira ku bintu bijyanye n'urubanza no kubambwa bya Yesu. Mwumva ibintu bibiri batekerezaga. Batekerezaga ku by'urubanza no kubambwa bya Yesu. Mbere yaho ntabwo bari barigeze bababara mwene ako kageni. Barimo batembera mu gicucu cy'umusaraba, babuze ibyiringiro no kwizera. Bifuzwe byose paje 541. Bari bataragera kure bwo basangwaga n'umuntu batazi, ariko ntibamwitegereza neza kuko bari bashenguwe n'agahinda ndetse n'intimba byo kubura ibyo bari biteze. Bimbitse mu kiganiro bavuga kari ku mitima yabo.
intekerezo zabo zari zerekeye ku nyigisho Kristo yari yaratanze, basaga naho badashoboye gusobanukirwa. Ubwo bavuga ku byari byabaye, Yesu yifuje kubahumuriza. Yari yabonye intimba bafite, yasobanukiwe n'intekerezo zibabaje zabarwaniragamo zabateye kwibwira bati, mbese byashoboka ko uyu muntu wemeye ubwe gukozwa isoni mwene aka kageni yaba ari Kristo? Agahinda kabo kabuze ikigatangira, nuko bahera ko bararira. Yesu yari azi ko imitima yabo imwiboheyeho mu rukundo, kandi yashakaga kubahanagura amarira no kubuzuza ibyishimo n'umunezero. Ariko yagombaga kubanza kubigisha ibyigisho batari kuzigera bibagirwa. Niyo mpamvu yahereye kuri Mose. Mbere y'uko abantu bitwaza ngo amateka y'itorero ngo twebwe kubishakira muri biriya ngo tureba kuri church history. Mbese Yesu yabigenje ate? Yahereye kuri Mose no ku bahanuzi abereka ibyanditswe kuri we. Nawe mbere y'uko wizera ibivuzwe n'abantu, jya mu ijambo ry'Imana, uhere mu itangiriro, ujye mu kuva, ujye mu barewe, ujye mu kubara, ujye mu gutegeka kwa kabiri, nurangiza ujye mu bitabo by'abahanuzi, ujye muri Zaburi, nurangiza ubone kwizera ibyo umuntu avuze mu isezerano rishya. Kubera iki? Kubera yuko isezerano rishya ni igicucu cy'isezerano rya kera. Ibiri mu isezerano rya kera byasoreye mu isezerano rishya. Igihe rero usoma isezerano rishya, uba ugomba gusobanukirwa n'uburyo ibyo bintu byatangiye mu isezerano rya kera kugira ngo biguheshe kwizera. Bitabaye bityo, kwizera kwawe ntacyo kwaba gushingiye. Wifuza ibyo byose, paji 541 arakomeza. Arababaza ati, uwo ni Yesu? Muragenda mubazanye ibiki? Ari kubaza aba bantu berekezaga Emawusi. Bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kilewopa aramusubiza ati, mbese niwe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Ibi bintu byari bibaye hashize iminsi 3. Bamubwiye ko bababajwe n'umwigisha wabo, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Ariko abatambyi bakuru n'abatware bacu baramutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa, baramubamba. Hamwe n'imitima ishegeshwe n'agahinda ndetse n'iminwa ididimanga bongeraho bati, twiringiraga yuko ari uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho byabereye. Umunsi wa gatatu uhereye ku munsi yapfiriye, kandi kuri uwo munsi wa gatatu niwe yazutse. Ku munsi yapfuyeho, yapfuye ku munsi wa Pasika. Ku munsi wa gatatu wari umunsi w'umuganura, ari nawe yazutse. Wifuza ibihe byose, paji 542 haranditse. Arababwira, mwabapfu, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. Ahise abereka kureba mu byo abahanuzi bavuze. None se Kristo ntiyari akwiye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Abo bigishwa bibajije uwo muntu bari kumwe batamuzi, yaba ari we, kugira ngo babashe gucengera imitima yabo kwiri rwose, maze akababwizanya ukuri nk'uko ineza nk'iyo, impuhwe nk'izo, ndetse n'ibyiringiro nk'ibyo. Ku nshuro ya mbere uhereye Yesu yagambaniwe, batangiye kugira ibyiringiro. Bitegerezaga kenshi uwo mugenzi bari basangiye urugendo, maze bagatekereza ko amagambo ye ameze nk'ayo Kristo yaba yaravuze. Buzuwemo n'agatangaro, maze imitima yabo itangira guteragura kubwo kwitega ibintu binejeje. Maze ahereye kuri Mose, uwo ni Kristo, we ntangiriro y'amateka ya Bibiliya. Kristo yabasobanuriye mu byanditswe ibintu byose bimwerekeye. Niyo mpamvu umuntu w'Imana uduteze amatwi, ntabwo ushobora kumva Zaburi utumva ibitabo 5 bya Mose. Ntushobora kumva igitabo cy'imigani utumva ibitabo 5 bya Mose. Ntabwo ushobora kumva Abaheburayo utumva ibitabo 5 bya Mose. Inyandiko za Pawulo ntushobora kuzumva, kuko hari benshi bahagurutse bavuga ko bazisobanura kandi bazumva, nyamara kuko batumva ibitabo 5 bya Mose baribeshye. Ntushobora kumva ibyahishuwe utumva ibitabo 5 bya Mose. Niyo mpamvu ibyahishuwe ni ibyahishuwe byari byarahishwe mu gitabo cya Danieli, mu gitabo cyo mu isezerano rya kera.
Daniyeli yakurikizaga kubaha Imana nk'uko kwategetswe na Mose, ntabwo ari ibyo yihimye. Nyamara byari ngombwa ko basobanukirwa n'ubuhamya bumwerekeyeho butangwa n'ibimenyetso bifite icyo bigereranya ndetse n'ubuhanuzi byo mu isezerano rya kera. Kwizera kwabo kwagombaga gushinga imizi kuri ibyo bintu. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi kwizera k'umuntu kugomba gushingira imizi muri Bibiliya yose, ntabwo ari ibice bimwe bya Bibiliya. Nta gitangaza Kristo yigeze akora kugira ngo abemeze. Nyamara kubasobanurira ibyanditswe byera byari inshingano ye y'ibanze, nk'uko ari inshingano yanjye uyu munsi, nk'uko ari inshingano yawe wowe uduteze amatwi. Urupfu rwe bari barubonyemo isenyuka ry'ibyiringiro byabo byose. Ubu rero bwo yaberetse ko ahubwo icyo ari igihamya gikomeye kurenza ibindi byose kigenewe kwizera kwawe. None ibya Yesu, Mose n'abahanuzi babivugaga iki? Ubwo tugiye kureba yahereye kuri Mose. Ubwo rero tugiye kureba yaba Mose yaba abahanuzi, ibya Mose ibya Yesu babivugaga iki? Tugiye kugenda tureba mu mateka ya Bibiliya. Tugiye kureba mu gitabo cya Yosuwa igice cya 22 umurongo wa 5 haranditse: Icyakora mujye mugira umwete wo kwitondera amategeko n'ibyo Mose umugaragu w'Uwiteka yabategetse ati: Nimukunde Uwiteka Imana yanyu, mugende mu nzira ibayoboye zose, mwitondere amategeko mwomatane nawe, mukoreshereze Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Uwo ni Yosuwa abwiye abantu ngo mwe gushingira ku byanyu, ahubwo mushingire ku byo Mose yategetse. Nyamara igihe Mose yari atakiriho na Yosuwa atakiriho, Abisirayeli bibagiye ibyo babwiwe n'Imana mu kanwa k'umugaragu wayo Mose, bituma Uwiteka atongera kugira ikintu abahishura. Mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 3 haranditse: Uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Icyo gihe Eli yari atangiye guhuma atakibona. Bukeye mu maryama ajya ku buriri bwe, itara ry'Imana ryari ritarazima, kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana iba. Kuki ijambo ry'Imana ryari ingume muri icyo gihe? Urwa mbere rwa Samweli igice cya 2 umurongo wa 12 haranditse: Kandi bene Eli bari ibigoryi, ntibari bazi Uwiteka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryari ingume. Nuko bene Eli abatambyi ntabwo bari bazi Uwiteka, maze ijambo ry'Uwiteka riba ingume. Kwitwara nabi kw'abatambyi kwateye abantu kuzinukwa gutambira Uwiteka. Urwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 2 umurongo wa 17 haranditse: Nuko rero icyaha cy'abo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, kuko cyateye abantu kuzinuka igitambo cy'Uwiteka. Habaye igihe kinini rero abantu baribagiwe Uwiteka. Mu Bacamanza igice cya 2 umurongo wa 6 kugera wa 10 haranditse: Yosuwa akiriho, Abisirayeli bakoreraga Uwiteka, no mu gihe cyose cy'abakuru basigaye Yosuwa amaze gupfa. Abo nibo bari bazi neza imirimo yose Uwiteka yakoreye Abisirayeli. Erega niyo mpamvu byanditswe bivuga ngo mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri hose iri aba ariyo munyura. Nuko Yosuwa mwene Nuni umugaragu w'Uwiteka apfa amaze imyaka 110. Bamuhamba mu rugabano rwa gakondo ye i Timunati-Heresi mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu, mu ruhande rw'ikasikazi rw'umusozi witwa Gashi. Hanyuma b'icyo gihe bose nabo barapfa basanga basekuruza. Aba bakurikirwa nabi ikindi gihe bakura batazi Imana, habe no kumenya imirimo yakoreraga Abisirayeli. Iki kibazo cyagiye kibaho, kandi uwo mwijima wagiye ugenda ukura ugeze no muri ibi bihe turi. Abacamanza igice cya 2 umurongo wa 11 kugera 12: Nuko Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka bakorera Bali, kubera ko Uwiteka ntibari bakimwibuka. Bimura Uwiteka Imana y'abasekuruza bakuye mu gihugu cy'Egiputa, bakurikira izindi mana z'abanyamahanga babakikije, bakazipfukamira barakaza Uwiteka. Ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka yari yarategetse yuko mu minsi 6 mujye mukora, ariko wa 7 ari umunsi w'isabato, ni umunsi w'Uwiteka Imana yacu. Bivuze ngo umuntu wese utazi Uwiteka ntashobora kuruhuka umunsi wa 7. Ahubwo Bali yasengwaga ku munsi wa mbere w'icyumweru, ariwe witwa Sunday, umunsi w'izuba. Niyo mpamvu igihe cyose abantu baretse Uwiteka bagomba kuruhuka ku wundi munsi, kandi uwo munsi ukaba umunsi wa mbere.
umunsi wa mbere umunsi wo gusenga kwa Bali, kandi ibyo ngibyo ku maherezo y'isi. Noneho ntabwo bizaba igice ngo bamwe babe basenga ku munsi wa gatandatu ngo abandi babe basenga ku munsi wa mbere, ahubwo abantu bose bagomba kuyoboka umunsi umwe, ari wo munsi wo gusenga Bali, umunsi wa mbere w'iminsi 7. Ariko Imana yarabaretse baturana n'abanyamahanga ngo bagerageze. Abacamanza igice cya 3 umurongo wa 4. Ariko barekeye kugira ngo bagerageze Abisirayeli kumenya ko bakwemera kwitondera amategeko y'Uwiteka yategekesheje ba sekuruza ururimi rwa Mose. Iyo myitwarire yose Uwiteka yarabaretse ngo abagerageze amenye ko bakwemera kwitondera amategeko yategekesheje ba sekuruza ururimi rwa Mose. Niyo mpamvu na Yesu yahereye kuri Mose. No mu bacamanza abantu kugira ngo bayoboke Uwiteka bagomba guhera ku byo Uwiteka yategetse Mose. Izo bita les livres Pentateuque nkuko zikunda kwitwa. Umuntu w'Imana Dawidi yasize atanze itegeko ryo kumvira amagambo y'Imana yanyujije mu kanwa k'umugaragu wayo Mose. Urwambere rw'Abami igice cya 2 umurongo wa 3 waranditse, ujye wumvira ibyo Uwiteka Imana yakwihanangirije, niko kugendera mu nzira zayo ukitondera amategeko yayo n'ibyo yategetse. Yatongeraga umuhungu we Salomo n'amateka n'ibyo yahamije nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose, kugira ngo bashishwe ibyo uzakora byose aho uzagana hose. Yamutegetse ko agomba kwitondera ibyo Uwiteka yavuze mu kanwa ka Mose. Ni nayo mpamvu nawe uyu munsi nuvuga ngo ngiye kuruhuka Pasika, ubanze umenye ibyo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Mose. Uko binyuranye n'ibyo nko kubaka inzu idafite fondasiyo. Ibi ni ukubakira inzu ku musenyi, kandi vuba bidatinze umuntu wese utarubakiye inzu ku rutare, kandi urwo rutare Kristo yarugaragaje niwe mu magambo yavugiye mu kanwa ka Mose, uzubakira ahandi wese iyo nzu nubwo yayubaka mu buryo bumeze gute, iyo nzu izaba. Abisirayeli basuzuguye amategeko Imana yavugiye mu kanwa k'umugaragu wayo Mose, bahinduka iminyago mu mahanga. Uko niko uyu munsi abantu bateraganwa n'imiraba y'imyigishirize y'uburyo bwose. Kubera ko batazi ibyo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Mose. Urwandiko rwa 2 rw'Abami igice cya 18 umurongo wa 11 kugera 12 haranditse, umwami wa Ashuri ahera ko ajyana Abisirayeli y'iminyago muri Ashuri, abatuzi Hara n'i Habora ku ruzi Gozani no mu midugudu y'Abamedi, kuko Abisirayeli batumviye Uwiteka Imana yabo, ahubwo bakica isezerano ryayo n'ibyo Mose umugaragu w'Uwiteka yabategetse byose, banga kubyumva no kubikora. Ariko mu gihe cya Salomo we yubahishaga Uwiteka ibyategetswe na Mose. Igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma igice cya 8 umurongo wa 12 na 13 haranditse, nuko Salomo ahereye ubwo akajya atambira Uwiteka ibitambo byoswa ku cyotero yubakiye Uwiteka imbere y'ibaraza, agatamba ibyo Mose yategetse uko bukeye, n'iby'amasabato n'iby'imboneko z'ukwezi n'iby'iminsi mikuru itegetswe 3 mu mwaka, ariyo minsi mikuru y'imitsima idasembuwe n'umunsi mukuru ukurikira amasabato 7, ari umunsi mukuru wa Pentekote n'iminsi mikuru y'ingano. Ibyo byose Uwiteka rero abivugiye mu kanwa ka Mose. Salomo rero yagomba kubikurikiza uko Uwiteka yabivuze. Uko niko se Dawidi yabikurikiza uko Uwiteka yabivuze. Uko niko abacamanza babigenzaga uko Uwiteka yabivuze mu kanwa ka Mose. Daniel igice cya 9 umurongo wa 11. Tugeze mu bahanuzi. Tugiye kureba ko abahanuzi babagaho. Daniel igice cya 9 umurongo wa 11. Daniel yaranditse, niko ko Abisirayeli bose baciye ku mategeko yawe nk'uko yanditswe na Mose, bariyobageza kugira ngo batakumvira. Nicyo cyatumye dusandazwaho umuvumo w'indahiro byari byaranditswe mu mategeko ya Mose umugaragu w'Imana, uko twagucumuye. Daniel nawe ari i Babuloni aravuga ngo twaragucumuyeho kuko tutakoze uko byanditswe mu mategeko Mose umugaragu w'Imana yanditse. Ibyakorwaga byose rero byagombaga gukorwa nk'uko byategetswe na Mose. Igihe Abisirayeli bavaga i Babuloni bagasubira i Kanani, mu gitabo cya Ezira igice cya 6 umurongo wa 18 haranditse, bashyiraho abatambyi ko imigabane yabo ikurikirana
n'Abalewi bajya ku bihe byabo ngo bakorere Imana iri Yerusalemu nk'uko byanditswe mu gitabo cya Mose. Umuntu n'uyu munsi usuzugura ibyanditswe na Mose ntabwo ushobora gusobanukirwa Kristo nyakuri utazi Kristo wahanuwe mu bitabo bya Mose. Nehemiya igice cya 10 umurongo 29 kugera 30 haranditsemo, abandi bantu bose n'abatambyi n'Abalewi n'abakumirizi n'abaririmbyi n'abenetinimu bari bitandukanije mu mahanga yo mu bihugu bagatwarwa n'amategeko y'Imana, n'abagore babo n'abahungu babo n'abakobwa babo, umuntu wese ujijutse akamenya ubwenge, bafatanya n'imfura bene wabo, bishingira umuvumo n'indahiro ko bazajya bagendera mu mategeko y'Imana yatanzwe na Mose umugaragu w'Imana, bakitondera gusohoza ibyo Uwiteka umwami wacu yategetse byose no guca imanza kwe n'amateka ye. Gutegeka kwa kabiri cya 6 umurongo 24 kugera 25. Aya magambo yanditswe na Mose haravuga ngo, kandi Uwiteka adutegeka kwitondera amategeko yose no kubahira Uwiteka Imana yacu kugira ngo tubone ibyiza iteka, ikiza ubugingo bwacu urupfu uko biri n'uyu munsi. Nitwitondera amategeko yose tukayumvira imbere y'Uwiteka Imana yacu ko yadutegetse, bizatubera gukiranuka. Mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cya 7 umurongo wa 12 haranditse, ndetse binangiye imitima imera nk'ubutare ngo batumve amategeko n'amagambo Uwiteka Nyiringabo yatumishije umwuka we ayavugira mu bahanuzi ba kera, nicyo cyatumye uburakari bwinshi buturuka ku Uwiteka Nyiringabo. Maraki igice cya 3 umurongo wa 22 kugera 24 haranditse, nimwibuke amategeko y'umugaragu wanjye Mose, ayo namutegekeye i Horebu, yari ay'Abisirayeli bose, yari amategeko n'amateka. Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iy'abase, kugira ngo nazaza kurimbuza isi umuvumo. Bivuze ngo abahanuzi bose. Uku rero niko Yesu yasobanurira abigishwa bajyaga i Mawusi, abereka ibyari byaranditswe kuri we mu bitabo bya Mose ndetse no mu bahanuzi. Uko niko uyu munsi niki cyakubwira yuko ibyo uri gukora ari iby'ukuri utarebye uko byari byarahanuwe mu bitabo by'abahanuzi ndetse no mu bitabo bya Mose? Niki cyakubwira yuko amahame uhagaze marayiko? Nimubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri yose aba ariyo munyura. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo arambwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Umuntu w'Imana akwiye kubanza akamenya ibyanditswe mu bitabo by'abahanuzi no mu bitabo bya Mose, kugira ngo amenye mu by'ukuri yuko ibyo yiga n'ibyo yigisha muri iyi minsi ari iby'ukuri. Dusubireho kuri Yesu. Luka igice cya 24 umurongo wa 27 atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanura mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. None abahanuzi bari baramubuze n'ibiki? Tugiye kureba ibyo Mose yari yaranditse. Itangira igice cya 3 umurongo wa 15 haranditse, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe wawe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Bivuze ngo igihe umuntu yamara gukora icyaha, Imana yakoze ikintu gitangaje. Mbere yuko igaragaza ibihano abantu bazahabwa, yabanje kubereka yuko izashyira urwango hagati y'urubyaro rw'umugore n'urw'inzoka. Ibi byanditswe na Mose mu gitabo cy'Itangiriro. Itangiriro igice cya 49 haranditse umurongo wa 10, inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda. Iki gihe Yakobo yararimo abana b'umugisha. Inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza, uwo ni w'amahanga azumira. Ubwo Yakobo nawe ayisanura Kristo. Utegeka kwa kabiri cya 18 umurongo wa 15 tugiye kureba Mose we abivuze iki. Aranditse, Uwiteka Imana yawe
kiriza umuhanuzi umeze nkanjye ukomotse hagati muri mwe muri bene wanyu, azaba ari we mwumvire. Yakobo aravuze mu Itangiriro 49 ngo Imana izahagurutsa umuntu muri mwe niwe amahanga azumvira. Mose nawe mu Gutegeka kwa kabiri abwiye Abisirayeli Imana izahagurutsa umuhanuzi muri mwebwe umeze nkanjye niwe amahanga azumvira. Kandi ari kwerekeza kuri Kristo. Zaburi 89 umurongo wa 35 kugera 38, uwo ni Dawidi. Sinzica isezerano ryanjye, sinzahindura ijambo nakuye mu kanwa kanjye. Muri ukuntu Uwiteka yavuze, sinzica isezerano ryanjye, sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye. Igihe kimwe narahiye kwera kwanjye, sinzabeshya Dawidi. Urubyaro rwe ruzarama iteka, intebe y'ubwami izarama nk'izuba imbere yanjye, izakomezwa iteka ryose nk'ukwezi, mu ijuru hariho ubihamya wo kwizera. Ijambo ry'Imana rirahamije ngo intebe ya Dawidi izahama iteka, kuko wagomba kwicara kuri iyo ntebe ari Kristo wagombaga kuza. No muri Zaburi ibyo biranditswe. Yatangiye asobanura ivuka rye nk'uko byavuzwe n'abahanuzi, ubwo ari mu rugendo ajya Emawusi aganira n'abigishwa. Tugiye kureba, tubonye Mose yabivuze iki, tubibonye muri Zaburi, tugiye mu bahanuzi. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5 kugera 6 baranditse. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe, bitagira iherezo kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Ubwo Kristo arahanuwe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Muri Zaburi igice cya 2 umurongo wa 7, Zaburi ya 2 umurongo wa 7 waranditse, ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati, uwo ni Kristo wivuga, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Zaburi 1 umurongo wa 1 aranditse, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Ibyakozwe n'igice cya 13 umurongo wa 32 kugera 33 haranditswe ngo, natwe turababwira inkuru nziza y'isezerano ryasezeranijwe ba sokuruza, yuko Imana ari twe yabisohorejeho twebwe abana babo ubwo yazuraga Yesu, nk'uko byanditswe muri Zaburi ya 2 ngo, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Intumwa rero n'abahanuzi bose bigishaga nk'uko byanditswe bivuga mu bitabo by'abahanuzi no muri Zaburi. Abayobora igice cya 5 umurongo wa 5 tugiye kureba ko Pawulo yanditse. Niko na Kristo atihimbarishije kwigira umutambyi mukuru, ahubwo yabihawe n'uwamubwiye ati muri ya Zaburi ya 2, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Yaba Pawulo, yaba Petero, yaba Yesu, bose bavuga kuko byanditswe mu isezerano rya kera. Mbese wowe uyu munsi wabwiye abantu ngo uyu munsi ni umunsi wa Pasika, wowe ibyo uvuga byanditswe he? Ntabwo byanditswe mu bitabo bya Mose, ntabwo byanditswe muri Zaburi, ntabwo byanditswe mu bitabo by'abahanuzi, nta nubwo byanditswe mu isezerano rishya. Wowe ubikura he? Nyamara Data wa twese nawe yari yarahamije by'umwana mu itangira ry'umurimo we. Luka igice cya 3 umurongo wa 21 kugera 22 haranditse, nuko abantu bose babatijwe na Yesu amaze kubatizwa, agisenga ijuru rirakinguka, umwuka wera aramumanukira afite ishusho y'umubiri usa n'inuma, ijwi rivugira mu ijuru riti, ni wowe mwana wanjye nkunda, nkakwishimiye. Matayo igice cya 3 umurongo wa 16 kugera 17 haranditse, Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho, maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimiye. Mariko igice cya 2 umurongo wa 10 kugera 11 turi kureba yaba Luka
yaba Matayo yaba na Mariko. Avuye mu mazi uwo mwanya abona ijuru ritandukanye, umwuka aramanuka mu gihe asa n'inuma, ijwi rivugira mu ijuru riti, ni wowe mwana wanjye nkunda nkakwishimira. Matayo 17:5. Data twese yongeye kubihamya mu isoza ry'umurimo wa Kristo. Akibivuga igicu kirabakingiriza, ijwi rikivugira muri, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumbi. Yesu atangira umurimo anawusoza, Data twese aramije ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Mariko igice cya 9:7. Maze igicu kiraza kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti, nguyu umwana wanjye nkunda mu mwumvi. Yohana nawe yarabyanditse muri Yohana 12:28. Data ubahiriza izina ryawe, nuko ijwi rivugira mu ijuru riti, ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. Yesu rero yasobanuye iby'urupfu rwe nk'uko byahanuwe. Yeremiya igice cya 11:19. Tugiye kureba abahanuzi bo babivugaga hirya. Yeremiya 11:19. Ariko nari meze nk'umwana w'intama woroshye ujyanwa kubagwa, kandi sinari nzi ko bangambaniye bati, turimbure igiti n'imbuto zacyo tumuce mu gihugu cy'ababaho, kugira ngo izina rye ritongera kwibukwa. Ibyabaye kuri Yesu ari ku musaraba byari byarahanuwe muri Zaburi ya 69:22, ubwo yavugaga ngo mfite inyota bakamuha indurwe. Byari byanditswe muri Zaburi ya 69:22 haranditse, kandi bampaye indurwe kuba ibyo kurya byanjye, ngize inyota bampa umushari wa vino. Yesaya 53:4. Ibi byose rero Yesu yagendaga bisobanurira abagendanaga nawe. Yesaya 53:4. Babigishwa bavaga Emawusi, yagendaga abasobanurira ibintu byose kugira ngo ubwenge bwabo bwongere bwibuke ibyabereye ku musaraba, bahite bamenya ko Kristo wahanuwe ari we koko wapfiriye ku musaraba. Yesaya 53:4 haranditse, yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Wifuza ibihe byose rero, paji 542 haranditswe, biratangaje kuba bigishwa bataributsa amagambo ya Kristo ngo babone ko yari yahanuye ibi bintu byose byari bimaze iminsi bibaye. Ibi bintu byose yabibabwiye bari mu rugendo bagenda baganira, abibasubiriramo ko ibyanditswe bivuga kuri we. Ntibigeze babona ko indunduro y'amagambo ye yagombaga gusohora mu buryo bunonosoye nk'uko intangiriro yayo yagenze, ko yagombaga kuzuka ku munsi wa gatatu. Nguwo umugabane bagombaga kuba baributse. Abatambyi n'abayobozi bo ntibigeze babyibagirwa. Ku munsi wakurikiraga umunsi wo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateraniye kwa Pilato. Baramubwira bati, mutware, twibutse yuko wa mubeshya akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazura. Aya magambo aboneka muri Matayo 27:62-63. Nyamara nubwo abatambyi ibyo bintu babyibukaga, abigishwa bo ntibigeze bibuka ayo magambo. Arababwira ati, mwabapfumu, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Abo bigishwa bibajije uwo muntu bari kumwe batamuzi uwo yaba ari we, kugira ngo abashe gucengera imitima yabo ukwiri rwose, maze akababwizanya ukuri nk'uko, ineza nk'iyo, impuhwe nk'izo, ndetse n'ibyiringiro nk'ibi. Ku nshuro ya mbere uhereye Yesu yagambaniwe, batangiye kugira ibyiringiro. Bitegerezaga kenshi uwo mugenzi bari basangiye urugendo, maze bagatekereza ko amagambo ye ameze nk'ayo Kristo yaba yaravuze. Buzuwemo n'agatangaro, maze imitima yabo itangira guteragura kubwo kwitega ibintu binejeje. Maze rero wifuzwe byose paji 542, ahereye kuri Mose, we ntangiriro y'amateka ya Bibiliya, Kristo yabasobanuriye mu byanditswe ibintu byose bimwerekeyeho nk'uko tumaze kubibona. Iyo aba yarabimenyesheje rugikubita, imitima yabo iba yarahise inyurwa. Mu byishimo byabo bisendereye, ntibari kugira ikindi kintu kiruseho basonzera. Nyamara byari ngombwa ko basobanukirwa n'ubuhamya bumwerekeyeho butangwa n'ibimenyetso
bifite icyo bigereranya ndetse n'ubuhanuzi byo mu isezerano rya kera. Kwizera kwabo kwagomba gushinga imizi kuri ibyo bintu, uko ni nako kwizera kwacu kugomba gushinga imizi kuri ibyo bintu. Nta gitangaza Kristo yigeze akora kugira ngo abemeze, nyamara kubasobanurira ibyanditswe byera byari inshingano ye y'ibanze. Urupfu rwe bari barubonyemo isenyuka ry'ibyiringiro byabo byose. Ubu rero bwo yaberetse ko ahubwo icyo cyari igihamya gikomeye kurenza ibindi byose kigenewe kwizera kwabo. Mu kwigisha ababigishwa, Yesu yagaragaje akamaro k'isezerano rya kera nk'igihamya cy'umurimo we. Uko niko natwe igihe tubwiriza, igihe twigisha, tugomba kwigisha abantu akamaro k'isezerano rya kera nk'igihamya cy'umurimo wa Kristo. Muri iki gihe benshi bita abakristo bashyira iruhande isezerano rya kera bavuga ko ntacyo bikimaze, nyamara iyo si yo nyigisho ya Kristo. Yarihaga agaciro ko hejuru ku buryo igihe kimwe yavuze ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera n'aho umuntu yazuka. Umuntu wese utumvira ibyo Mose yanditse, ntiyemere ibyanditswe mu bahanuzi, ntabwo ashobora kwemera n'aho umuntu yazuka rero. Uhereye mu bihe bya Adamu ukageza yewe no mu bizaba mu ndunduro y'ibihe, ijwi rya Kristo niryo rivugira mu bakurambere n'abahanuzi. Umukiza yerekanwa mu isezerano rya kera mu buryo bweruye nk'uko yerekanwa mu rishya. Umucyo w'ubuhanuzi bwo mu gihe cyashize ni wo werekana imibereho ya Kristo mu buryo busesuye ndetse no mu bwiza. Ibitangaza bya Kristo ni igihamya cy'ubumana bwe, ariko igihamya gikomeye gisumbyaho cy'uko ari we mucunguzi w'isi ukibona mu igereranya ry'ubuhanuzi bw'isezerano rya kera n'amateka y'irishya. Niyo mpamvu dufite Bibiliya irimo isezerano rya kera n'irishya. Niyo mpamvu abantu bafashe umwanya wo gusuzugura ibyanditswe mu isezerano rya kera. Ntabwo bashobora kugira kwizera guhamye ko mu ijambo ry'Imana, ahubwo bubakiye ku musenyi vuba bidatinze. Ibyo bubakiyeho bigiye gusenyuka. Uwifuzwe byose paji 546 aranditse. Baramusabye batigumana natwe. Ntiyigeze asa naho yemeye irarika ryabo, nyamara baramuhase bati, burije kandi umunsi urakuze. Kristo yemeye kwinginga kwabo nuko arinjira ngo agumane nabo. Iyo abigishwa bananirwa kumutumira bamutitirije, ntibaba baramenye ko uwo bagendanye ari we mwami wazutse. Nta muntu n'umwe Kristo ahatira kugendana nawe, ashishikazwa n'abamukeneye. Azinjira mu nzu yoroheje kurenza izindi zose anezerewe, anezeze kandi yuzuze ibyishimo umutima ucishijwe bugufi kurenza indi yose. Ariko iyo abantu bakabije kutagira icyo bitaho ku buryo badatekereza ku mushyitsi wo mu ijuru, cyangwa ngo bamurarikire kugumana nabo, aritambukira. Nguko uko bamwe bagwa mu gihombo gikabije. Ntibazi Kristo kurenza uko bariya bigishwa bagendanaga nawe mu nzira bari bamuzi. Wifuzwe byose paji 544. Ijoro ryari ryijimye, nyamara zuba ryo gukiranuka yabarabagiranagaho. Imitima yabo yasimbagurikaga kubw'ibyishimo. Basaga n'abari mu isi nshya. Kristo ni umukiza muzima. Haleluya. Ntabwo bari bakimuborogera nk'uwapfuye. Basubiyemo inshuro nyinshi bati, Kristo yazutse. Ubu nibwo butumwa bari bashyiriye abari mu gahinda. Bagomba kubabwira inkuru y'agatangaza y'urugendo bakoze bajya Emawusi. Bagomba kuvuga uwabasanze mu nzira. Bari bahetse ubutumwa bukomeye kurenza ubundi bwose isi yigeze ihabwa. Ubutumwa bw'inkuru y'umunezero, ibyiringiro by'umuryango w'abantu bishingiyeho kugeza iteka ryose. Ababigishwa rero bamaze gusobanukirwa ibi ngibi, batangiye kwamamaza Kristo wazutse. Uko niko dukwiye kubanza gusobanukirwa Kristo kugira ngo tubone kumwamamaza. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4:27 haranditse ngo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka abashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremeye ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse.
nuko mwiyambura ibinyoma. Umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Dukwiye gusobanukirwa n'ukuri kuri mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo niwe twamamaza, tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. Pasika abantu bari kuruhuka ubu ngubu ntabwo ari Passover ya kera, ahubwo ni Ishtar. Ishtar rero ari yavuyemo ijambo ryitwa Easter. Muntu duteze amatwi, ndagira ngo nkuburire muri iki gitondo, mbere yuko ukurikira ibintu birimo abantu benshi, basobanukirwe n'ibyanditswe kuri Kristo mu bitabo bya Mose no mu bahanuzi. Ariko ibyo ngibyo biradusaba kwatura ibyaha byacu, biradusaba guca bugufi, biradusaba kwemera kwigishwa. Niyo mpamvu ibyanditswe muri Yohana, rwa mbere rwa Yohana 1:9 handitse ngo ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Hari benshi twize inyigisho mu gihe kinini, kandi hari benshi banayigisha n'uyu munsi, babwira abantu ngo uyu munsi ni kuri Pasika. Mbere yuko wigisha utyo, basobanukirwe n'icyo Mose yanditse n'ibyo abahanuzi banditse. Usobanukirwe, haratugira inama y'icyo dukwiye gukora niba tumaze gusobanukirwa Kristo. Haranditse ngo uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ibyiza, kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kacu, ahubwo uko tubonye uburyo tujye tuvuga ibyiza ryose ryo gukomeza abandi, bishingiye mu byanditswe byera, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Kandi ntiduteze agahinda umwuka wera w'Imana wadushyira arazuka. Uko niko natwe twifatanya nawe mu mubatizo, tukemera gupfa ku byaha, tukabihamba, maze tukazukira ubugingo bushya muri Kristo Yesu. Ibyo nibyo byitwa kubyara bwa kabiri. Mureke twamamaze Kristo wo kuri Kristo wazutse. Twe kugenda twamamaza ikigirwamana Ishtar, tubwira abantu ngo Yesu yazutse kuri Pasika. Ntabwo Yesu yazutse kuri Pasika, ahubwo Yesu yapfuye kuri Pasika. Ajya mu gituro ku mugoroba wa Pasika, amaramo iminsi 3. Ku munsi wa 14 ariwo munsi wa Pasika, ku munsi wa 15 ariwo munsi w'imitsima idasembuwe, azuka ku munsi wa 16. Bivuze ngo ku munsi wa 14 ni umunsi wa mbere, ku munsi wa 15 ni umunsi wa kabiri, ku munsi wa 16 ari umunsi w'umuganura, ni umunsi wa gatatu. Yazutse ku munsi wa gatatu, ku munsi w'umuganura. Uko niko kuri k'ubutumwa bwiza, uko niko kuri dukwiye kwamamaza. Kandi nta nubwo ijambo ry'Imana tubwira ngo uyu munsi twizihiza umuganura. Mbese abigishwa hari umunsi wa Pasika, hari umunsi w'umuganura bigeze bizihiza ko Kristo yazutse? Oya. Kristo amaze kuzuka yamaranye n'abigishwa iminsi 40. Ntabwo yigeze ababwira ngo muzizihize umunsi nazutseho. Wewe wizihiza umunsi yazutseho wabibwiwe nani? Kristo rero niwe dukwiye kwamamaza, twigisha umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, tumuburira. Kubera iki? Ntabwo ikintu Imana itashyizeho twe kugihinda. Niko ko Kristo yarazutse, ariko kwizihiza uwo munsi yazutseho tukawuhindura umunsi w'amateraniro, maze umunsi w'isabato tukawuhindura umunsi wo gusuzugurwa. Ibyo ntaho byanditswe mu byanditswe byera. Imana yaremye ibyo tubona byose n'ibyo tutabona mu minsi 6. Ku munsi wa 7 iraruhuka. Ku munsi wa mbere w'iminsi 7, umunsi Yesu yazutse, uwo munsi Imana yaremye umucyo, ni umunsi w'imirimo. Ni nayo mpamvu abagore batunganyije ibihumura neza baraza, nyamara ntibabizanye ku munsi w'isabato, kuko bari babizi neza ko umunsi w'isabato atari umunsi w'imirimo. Nyamara ku wa mbere w'iminsi 7 bari baje kumusiga ibihumura neza, kuko bari babizi neza ko ari umunsi w'imirimo. Ndasaba Imana ngo guteza amatwi, we kwitiranya iby'ijambo ry'Imana.
iby'Imana yavuze nibyo bikiranuka, ariko iby'abantu nubwo abantu babona bimeze nk'ibisa neza ntabwo bifite gukiranuka kw'Imana. Ndasaba Imana ngo iduhe kwiha, dusobanukirwe neza n'agaciro k'ijambo ryayo, tureke gusuzugura ibyanditswe byera, ahubwo ibyanditswe byera tubigira umurinzi intambwe ku yindi. Wowe uduteze amatwi wo mu matorero ya Giprotestant ndetse no mu Gatolika, uzegera umuyobozi wawe mu by'idini umubaze ngo nihe ibyanditswe byera bivuga yuko Yesu yazutse kuri Pasika. Guhera mu itangiro kugera mu byahishuwe ayo magambo ntabwo azayabona. None ko Imana yaduhaye ubwenge ngo turondore mu byanditswe, wowe ibyo ukurikiza ubikura? Wowe se wigisha abantu ibyo ubigisha ubikura? Mureke twe guhagarara mu ruhande rw'umwanzi ngo turiganye abantu, ahubwo tuhagarare mu ruhande rwa Kristo, twigisha ukuri nk'uko kuri mu ijambo ry'Imana. Ibi nibyo nabasabira muri iki gitondo, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu, amen. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kubw'ijambo ryawe wandikishije mu kanwa k'umugaragu wawe Mose. Iryo jambo rikaba ishingiro ry'ibyanditswe byera, uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe. Reka twe gutera umugongo icyo ibyanditswe bivuga, ngo twishingikirize ku nyigisho z'ibinyoma zibuza abantu kwiga isezerano rya kera, nyamara ariwo musingi, ariwo fondasiyo y'isezerano rishya. Byose byashushanyaga Kristo, none uwo Kristo yarazutse, ari mu ijuru, aho ari imbere y'intebe y'imbabazi adusabira. Reka tumwishingikirizeho kuko tuzi ko agiye kugaruka. Reka iri jambo ryawe ryinjire mu bwenge no mu mitima y'abana bawe aho bari hose ku isi, bifuza gusobanukirwa n'ukuri kw'ijambo ryawe. Reka yewe urivuga nabo ubwabo duhabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu.